Anje ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Mu gitondo cya Pasika, Mariya Madalena yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati Nyagasani wamukuye mu mva, none tuzi aho bamushyize. Petero arabadukana wa mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa rusha Petero amaguru amutanga kugera kumva, nuko arunama abona imyenda irambitse ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari umukurikiye abarahageze, yinjira mu mva abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kirambitse hamwe n'imyenda, kitarambitse hamwe n'imyenda ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko amwigishwa wari wageze mbere kumva nawe arinjira aritegereza maze aremera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyuma yo guhimbaza umunsi mukuru wa Stefano, twahimbaje ejo Stefano wabaye wa mbere mu guhorwa Imana. Uyu munsi Kiliziya iraduha guhimbaza Yohani, umwanditsi w'Ivanjili akaba n'intumwa. Yohani wigaragaza nk'umuhanga mu by'Imana, ndetse akaba n'urugero rw'abahanga mu by'Imana, abandi twita abaminuje muri teolojiya. Yohani aratubwira ibya Yesu Kristo kubera ko yabanye nawe, akamumenya, akamukunda, akamwitangira, akisanisha nawe. Yohani yabaye intumwa koko yuzuye, kubera ko atanga ubuhamya kuri Yesu Kristo. Ubwo buhamya kandi natwe bukaba aribwo bwatugezeho, ugatuma natwe tugira uko kwemera. Yohani yari yaracengeye cyane ibanga rya jambo wigize umuntu. Iryo banga ndetse agasa n'urihuza n'ukuzuka kwa Yesu Kristo. Iryo banga rya jambo wigize umuntu niryo twumvise mu isomo rya mbere, yewe rihura n'Ivanjili twumvise kuri Noheli mu ntangiriro yayo, aho asobanura ukuntu mu ntangiriro jambo yariho kandi ko ari jambo wahanze byose. Yemera rero cyane cyane rwose Yesu Kristo umwana w'Imana wahanze ubugingo. Yohani umwanditsi w'Ivanjili aduha kumva neza iryo banga rya jambo wigize umuntu, tukarihuza rero nuko kwemera kwacu n'ubukristo bwacu dukesha izuka. Turamubona muri Ivanjili aho we ubwe ahamya iby'izuka rya Yesu Kristo. Ubuhamya bw'intumwa butuma natwe tubasha kugera kuri uko kwemera. Aho Ivanjili ishoreje aratubwira ngo nuko wa mwigishwa wari wageze mbere kumva nawe arinjira aritegereza maze aremera. Ari Yohani ndetse na Petero bose babwiwe na Mariya Madalena uko Yesu yazutse, ariko atari muri ayo magambo, kuko yaragiye arababwira ati twagiye tujya kumva ariko Nyagasani twamubuze, ntawe urimo. Basanga imva iri mu busa. Nabo baza ikitaraganya bagira ngo barebe niba ibyo Mariya Madalena babwiye niba ari byo, hanyuma basanga ariko bimeze. Ivanjili iratubwira ko Yohani yagiye yiruka, yewe na Petero yiruka, ariko Yohani akamurusha amaguru. Nibyo birumvikana, yari akiri mutoya kurusha Petero, arirukanka. Uko kwiruka kutugaragariza urukundo rukomeye kandi ruhamye yari afitiye Yesu Kristo, yari afitiye Nyagasani. Arashaka kureba ibyo bintu ngo abisobanukirwe, ariko uko yirukanse yageze kumva ntabwo yinjiyemo, yahagaze hanze ategereza Petero. Kuba Petero atarirukanse
nk'uko we Yohani yirukaga, si uko gusa wenda yari akuze atari nk'uwo musore washoboraga kwirukanka, ahubwo nawe yari afite imbaraga z'ukwemera. aha hagereye rero we ahita yinjira areba uko bimeze, ndetse na Yohani nawe arinjira, ngo ubwo ngubwo nibwo yarebye aritegereza maze aremera. Yemeye iki? Yemeye se imva iri mu busa? Imva iri mu busa ntabwo ari ikimenyetso cy'izuka, ntabwo gihagije. Imva icyo yemeye gikomeye cyane, yemeye ibyo yabonye, yemeye ibimenyetso, yemeye ko ibyo Yesu Kristo yivugiye ari byo byabayeho. Ko Yesu Kristo yari ababwiye kenshi by'izuka, ko azababazwa, akicwa, agahambwa, ariko akazazuka ku munsi wa gatatu. Yohani rero araduha urugero rwo kwemera natwe ibyo tubona. Ibyo tubona ni ukuvuga ibimenyetso Imana iduha, ntiduhere gusa kuri ibyo bimenyetso, ahubwo tukabirenza amaso hirya y'ibigaragara, tukabona ibitagaragara. Nibyo Yohani rero aduhamo ubuhamya bukomeye cyane, ngo yararebye aritegereza hanyuma aremera. Hirya y'ibyo bitambaro birambitse aho ngaho, hirya y'iyo mva irimo ubusa, barabona izuka rya Nyagasani Yesu Kristo. Bavandimwe, mu buzima bwacu bwa buri munsi Imana iduha ibimenyetso. Yewe nkatwe abakristo tugira ibimenyetso byinshi cyane, nk'amasakramentu n'ibimenyetso bidufasha kwemera. Umuntu rero wabona ibyo tuhabwa cyangwa tugira mu masakramentu adafite ukwemera, ntabonamo Imana. Udafite uko kwemera ntabona mu mugati umaze guhindurwa umubiri wa Yesu Kristo ngo yumve iryo banga, ntabona muri divayi ihinduka amaraso ya Kristo ngo ayabone ko ari amaraso ya Kristo koko yaducunguye. Ibyo byose rero biterwa no kugira ukwemera, kwa kwemera kubona hirya y'ibyo tubonesha amaso yacu, tukabona ibitagaragara kandi biduhuza n'Imana, bitugoborera ingabire z'Imana, inema z'Imana duhabwa umunsi ku wundi. Hirya rero y'ibyo tubona hari byinshi tutabona Imana iduha. Yewe no mu bimenyetso Imana iduha buri munsi tuba dukwiye kubona ikiganza cy'Imana muri byinshi duhura nabyo bya buri munsi. Kumenya gusobanukirwa tugendeye ku kwemera kwacu n'ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso Imana iduha kandi twereka, kubasha kubona tukitegereza natwe tukemera. Yesu Kristo niwe wavugaga ati hahirwa abemera batabonye, abwira Tomasi wari wanze kwemera, avuga ati nintakoze urutoki rwanjye aho bamuteye icumu ntabwo nemera. Barahageze rero baca bugufi kugira ngo babashe kureba neza muri yamva. Bishaka kuvuga rero yuko ushaka kugira ukwemera yicisha bugufi, arunama agaca bugufi. Kwishyira hejuru ntabwo bituma tugira ukwemera nyako, kubera ko dushaka kwisumbukuruza cyane. Ukwemera kwa nyako kugirwa n'abicisha bugufi. Duhamye rero natwe ukwemera kwacu nk'uku kwa Yohani, warebye akitegereza akemera, ariko ntabyihererane kubera yuko yabitwandikiye ari mu mabaruwa ye ndetse no mu ivanjiri. Natwe nitwihererane ukwemera kwacu, ahubwo tugutangaze muri bagenzi bacu, ari mu magambo, mu migirire, mu bikorwa no mu myitwarire. Nyagasani Yesu nabane namwe.